Yes, turabasuhuje mwemwe mukomeje gukurikira Umugisha wawe TV ndetse tubaha ikaze mu bikorwa byanyu murimo hirya no hino muri gahunda zanyu. Muba murimo tubaha ikaze, turabasuhuje. Turababwiye ngo peace ndetse tubifurije umugisha mu byo murimo ndetse munakurikira Umugisha wawe TV, ndetse tubibutsa gukora comment, like, gukanda ku kazogera ndetse no gukora share kugira ngo ibikorwa byacu byose bijye bibanogera cyangwa se bibashimishe. Hanyuma rero nk'uko mubizi, mwino minsi hamaze iminsi havugwa inkuru zitandukanye z'abazunguzayi b'abanyamahanga cyangwa se abantu abo dukunda kwita abamasayi. Ngira ngo abantu b'abamasayi murabazi, barya abantu bagendana ibikweto ku rutugu rwose, inkweto zidahinduka. Hari umuntu umwe twatunze mikoro aratubwira ngo ni inkweto 10 zidahinduka. Biratangaje, ariko ushobora no gusanga zirenga cyangwa se ziri munsi yazo. Hanyuma rero hari umuyobozi umwe mu karere ka Musanze uri kuvuga, watangaje aravuga ati rwose bano bamasaye cyangwa bano bazunguzayi b'abanyamahanga tugomba kubasubiza mu rugo cyangwa se tugomba kubakumira, tugomba kubabuza kuzunguza, dore ko mubizi ko ubuzunguzayi ntabwo bwemewe mu Rwanda. Tubyemeranyeho rwose. Muzi ko hari abanyarwanda babikoraga, leta y'u Rwanda ishyiramo imbaraga, igerageza kubabwira bati mugende mu masoko, mugende mwihurize hamwe. Hari amasoko menshi bagiye bashyiraho kugira ngo ace ako kajagari, aho bazenguruka wabasangaga bazengurukana ibicuruzwa mu mujyi hirya no hino, ukabona mbese ntabwo bishimishije umujyi, ntabwo bishimishije igihugu cy'u Rwanda. Bashyiraho iyo gahunda, iyo policy yo guca abazunguzayi mu mujyi. Birakunda, ariko se turibaza ngo bano bamasaye kubakura mu mujyi cyangwa se kubabwira ngo mugende mujye hariya mu masoko atandukanye mwihuze na bagenzi banyu, murabona bizashoboka? Ariko rero muzi ko leta y'u Rwanda iyo yashyizemo imbaraga nta kintu kinanira, ariko biragoye ku ruhande rumwe, kuko mu minsi yashize tubyibukiranyeho rwose abantu bakurikiye Umugisha wawe TV, tubyibukiranyeho yuko mu minsi yashize inzego zishinzwe umutekano bafasha abo bazunguzayi b'abanyamahanga cyangwa se abo bamasaye batwara inkweto ku rutugu. Hari n'abavuga ngo batwara imiti itanga urubyaro, yongera ubugabo, anyway ni byinshi. Hanyuma rero bavuga yuko nyine bakora ibyo bikorwa byose, hanyuma inzego zishinzwe umutekano cyangwa se ari bo bapolisi, urwego rushinzwe umutekano wo mu muhanda cyangwa se no gucunga umutekano w'abaturage, barabafata babashyira mu modoka babageza kuri sitasiyo ya polisi. Hanyuma rero ngo kubakura aho ngaho bari bajya kubatwara kuri sitasiyo, bakije imodoka iranga rwose. Tubyemeranyweho, twafashe, hari amakuru dufite, hari abantu bagiye baganiriza Umugisha wawe TV, batubwiye yuko rwose imodoka bayakije yanga kugenda, abo bamasaye barimo. Murumva agize ngo ntabwo byoroshye kubaca, ntabwo ari ikintu wavuga ngo urabyutse mu gitondo ugishyize mu bikorwa kirakunze. Hanyuma nubwo bwose ibyo byose byabayeho, ariko ntabwo tubizi niba imodoka yari ifite ikindi kibazo cya tekinike cyangwa se koko niba ari n'iyo miti bajya bavuga yuko baba bafite hirya ku ruhande gutyo batwara mu bikapu byabo, ntabwo tubizi. Ariko rero reka tubihange amaso, leta y'u Rwanda izabishobora nk'uko yagiye inahuriza hamwe abo bazunguzayi b'abanyarwanda bakajya mu masoko, bakagenda bakabona n'ukuntu basaba inguzanyo mu mabanke bakiteza imbere. Rwose hari duherutse gutunga mikoro cyangwa se kamera yacu yagezeho, abona yuko biteje imbere nyuma yo kuva mu muhanda, nyuma yo gusanga bateje akavuyo, umutekano muke mu mijyi cyangwa n'ahandi hantu, arabagiye biteza imbere. Reka twizere ko n'abano rero bano bazunguzayi b'abanyamahanga hari ikintu kizashoboka, hari ikintu kizahinduka. Ariko rero ijisho ry'umunyamakuru cyangwa se ijisho ry'umunyamakuru w'Umugisha TV ariho ryagezeho umuturage riganira nawe. Reka tumwegere tumubaze koko ese guca abazunguzayi cyangwa se bano bamasayi, wenda ntabwo twavuga ngo ni ukubaca, ahubwo se kubabwira bati nimugende mu isoko hariya musange bagenzi banyu, muhurize imbaraga hamwe, wenda nimutere imbere cyangwa se nimubura igishoro muzegera amabanki abafashe mutere imbere. Hanyuma rero turagira ngo tumubaze niba koko abona kino kintu leta y'u Rwanda igiye gushyiramo imbaraga niba kizashoboka. Bazabasha guca abazunguzayi mu mujyi? Ziriya nkweto bazazirambika hasi? cyangwa se iyo miti koko bavuga yuko itanga urubyaro, ikiza, ngo yongere ubugabo n'ibindi n'ibindi.
ibi bintu bizahagarara cyangwa ntabwo bizahagarara? Karibu, umwanya ni wanyu, ndetse watangira utwibwira ndetse wibwira n'abantu bakurikiye Umugisha wawe TV mwaka kanya. Karibu. Yego murakoze. Amazina yanjye banyita Bugingo. Nanjye kuri icyo kibazo cy'abazunguzayi bo muri Tanzania nacyumvisheho. Urabizi ibintu byo kuzunguza mu Rwanda barabiciye, ariko bo baraniranye neza banga ku muhanda, banga kuva ku muhanda. Natwe turibaza ati u Rwanda ruzabasha gukumira bano bazunguzayi ko ari abantu bava ko bafite imiti ihambaye? Ni ikibazo natwe dufite nk'abaturage. Twebwe baraduciye badukura mu muhanda turabyemera, badushakira aho dukorera turabyemera, ariko abo bazunguzayi bo rwose sinzi ko bizakura ko babakura mu muhanda, kuko hari n'inkuru igeze gusohoka ko bigeze kubashyira mu modoka nk'uko babivuze, imodoka ikanga kugenda. Ibyo ni ibintu byabayeho mu Rwanda, biraba ku manywa y'ihanga, izuba riva, abantu barafotora, ku mashusho media hose biragenda biragaragara. Ubwo rero nanjye sindi kwibaza ukuntu bazabakura muri uyu muhanda. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko leta y'u Rwanda turabizi ifite imbaraga yagiye ikemura ibibazo byinshi bitandukanye. Ubwo rero tugiye kwiha icyizere, tunayiha umwanya gikora akazi kayo, wenda hari igihe yazabishobora bigakunda. Yego murakoze, twabasubiza ijambo. Tutarakureka, wenda ashobora kuba ari nk'umuzunguzayi w'umunyamahanga cyangwa se umumasayi, kuko harimo abantu rwose benshi bavuga ikinyarwanda. Nk'uri kukumva, ni ubuhe butumwa wamugenera ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se inzego zishinzwe umutekano zitaramugeraho? Ngaho tubwire ubutumwa wamugenera. Waba uri kunyumva wese, ubutumwa namugenera, icyo namushishikariza ni ukuva mu muhanda bakagana amasoko ya leta yubatse, bagashaka amaseta bagakora, kuko nibyo bintu bitanga umutekano mu gihugu cyacu. Igihugu cyacu gitandukanye n'ibihugu duturanye za Uganda, aho usanga abantu bafite imyanda bacuruza ahantu hose babonetse. Twebwe dukora ibintu byose bigomba kugendera ku murongo wa leta iba yarashyizeho. Ubwo niba yaba ari kunyumva, inama namugira ni uko yava mu muhanda akagana amasoko akiteza imbere, agacuruza, niba ari n'inkunga bakayimuha, ariko akava ku muhanda. Murakoze. Mugenzi wacu arakoze kuba yatunze umuturage mikoro cyangwa se kamera, akagira ibyo avuga ku abazunguzayi cyangwa se kuri bano bamasaye. Mwumvishe ibitekerezo bagiye batanga ko bishoboka cyane ko leta y'u Rwanda ifite imbaraga, ishobora gushyiraho uburyo bwose bishobora kugira ngo bakure bano bantu rwose mu mujyi, bagendana ibikweto, bagendana iyo miti bavuga yuko hari ibintu ngo ishyiraho cyangwa se ivura, ikiza, twebwe tutazi, kuko nta muntu wigeze abikoresha ngo aze wenda ku gitangazamakuru wenda nk'iki ngiki Umugisha wawe TV avuga ati ngiye barankijije. Uwo muntu ntabwo twize tumubona. Ariko no kuri telefone twagerageje guhamagara kuri telefone umuyobozi umwe w'akarere runaka tutavuze, tumuvugishije dusanga ari mu nama. Ariko rero ubutaha yatwemereye kuduha interview, nyuma y'inama ubutaha tuzababwira kuki yavuze ku kintu yatangaje kuri kino kibazo cy'abazunguzayi. Hanyuma rero turabashimiye, tubashimiye ku mwanya wanyu muduha, uburyo mudahwema kutwereka yuko mudukunda cyangwa se mudushyigikiye mu biganiro byacu dahwema kubagezaho. Ariko tunabasaba gukanda like, gukora comment, gukora share ndetse no gukanda ukazogera, kugira ngo tujye tubagezaho, mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi tudahwema kubagezaho.